Nyambo Jessica agiye gusezerana imbere y'amategeko. Clement na Dr Nsabimana Alphonsine bagiye kumushyigikira mu bikorwa bye byo gukora umurenge uyu munsi ku wa kane. Ese ni iki cyatumye amazina akomeye nka Clement, Dr Nsabimana ndetse na Alphonsine avugwa kimwe mu nkuru iri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga? Ese ninde Richard Uwiragiye ugiye kubana na Nyambo Jessica nk'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko? Uyu muhango utegerejwe n'abatari bake wo gusezerana kwa Nyambo Jessica urawumeze ute? Muri iyi nkuru turagaruka ku rugendo rwa Nyambo Jessica, impamvu uyu muhango ukomeje kuvugisha benshi ndetse n'icyo kuba ibi byamamare byagiye kumuherekeza muri ku gukora umurenge we n'umugabo we basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko icyo bisobanuye. Nyambo Jessica ni umwe mu bakobwa bazwi mu myidagaduro nyarwanda, yamenyekanye cyane binyuze muri filime, ibikorwa byo gusetsa ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Mu myaka ishize yagiye agaragaza impano zitandukanye bituma yubaka izina rikomeye. Abamukurikiye bavuga ko ari umuntu ukunda gusabana kandi ukora neza ibyerekeye n'ubunyabugeni ndetse na filime agenda agaragaramo. Uyu munsi ariko si ibikorwa by'ubuhanzi biri kuvugisha abantu benshi, ahubwo ni intambwe nshya agiye gutera mu buzima bwe bwite. Amakuru yashimishije benshi ni uko byatangajwe ko Nyambo Jessica agiye gusezerana imbere y'amategeko kuri uyu munsi wo ku wa kane n'umukunzi we uzwi ku izina rya Uwiragiye Richard mu murenge wa Nyarugenge. Mu Rwanda gusezerana imbere y'amategeko ni intambwe ikomeye kuko ari ituma abantu babiri bashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuhango ufite agaciro gakomeye haba ku bashakanye ubwabo ndetse no ku miryango yabo. Clement nawe yaje kuza kuba yitabira muri uno muhango ndetse na Nsabi n'uwo bita Alphonsine. Ni bamwe mu bantu b'ibyamamare bagiye bazwi ndetse bakunze gukorana n'uyu Nyambo Jessica mu mafilime akunze kugenda anyuzwaho kuri YouTube ndetse bakina na filime. Umuco nyarwanda guherekeza inshuti mu bukwe ni ikimenyetso cy'icyubahiro ndetse n'urukundo. Ndetse aba bacuti be bakaba ari bamwe mu bantu baje kuza kuba bagaragara mu mashusho ko baje kuba bitabira uno murenge wiwe mu buryo bwo agiye gusezerana. Nyambo Jessica n'uyu musore bita Richard ni bamwe mu bantu baje kuba bakora bimwe mu bintu byatunguye abantu, dore ko mu minsi yashize icyumweru cyashize aribwo uyu musore yaje kuza kuba amuterera ivi amusaba ko yakwemera kuba babana akamubera umugore. Ese Richard Uwiragiye ugiye kurongora Nyambo ni muntu ki? Nubwo Richard Uwiragiye ataramenyekana neza cyane nk'ibyamamare byo mu myidagaduro, niwe wahiswemo na Nyambo Jessica kugira ngo bazabane ubuzima bwe bwose. Abantu benshi bavuga ko urukundo rwabo rwagiye rwubakwa buhoro buhoro kugeza bafashe icyemezo cyo kubana kuko batigeze babigaragaza kuri za social media. Icy'ingenzi si ukumenyana cyane ahubwo ni ukwizerana no kuba bombi bumvikana ku hazaza habo. Impamvu uyu muhango rero wabo wo gusezerana uri kuvugisha abantu benshi: Nyambo Jessica ni umuntu uzwi cyane. Icya kabiri, aba bantu aba Clement, ba Dr Nsabimana ndetse na ba Alphonsine batashye uyu murenge wabo ni bamwe mu bantu bazwi mu bintu byerekeye n'imyidagaduro, bahora ari bamwe mu bantu b'ibyamamare. Niyo mpamvu iyi nkuru yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse gusezerana imbere y'amategeko ni bimwe mu bintu nyine kugeza aka kanya biriho, dore ko Nyambo Jessica n'uyu mugabo we Richard baje kuba bagiye gusezerana. Uyu muhango wabo ni umwe mu muhango utegerejwe n'abatari bake. Ese gusezerana imbere y'amategeko bisobanuye? Ni umuhango utuma umugabo n'umugore baba bashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuze ko bombi biyemeje kubana, kubahana ndetse no kuba bakubakira kuri ejo hazaza habo bose bari kumwe. Ni intambwe ikomeye ibanziriza cyangwa se ikurikira indi mihango bitewe n'uko abashakanye baba babyifuza, icyo aba bakunzi babo baba bavuga. Nyuma y'aya makuru y'uko ajya hanze, abantu benshi bahise bohereza ubutumwa bwo kwifuriza bombi amahirwe. Hari abavuze ati urugo ruhire, abandi bati turabifuriza kubana neza. Ni ubutumwa bugaragaza ko abantu benshi bishimiye intambwe. Ese ubukwe bwabo buzabaho? Kugeza ubu amakuru atarajya hanze ni amakuru yemeza umuhango wo gusezerana mu buryo bw'ubukwe. Gusa amakuru ahari nayo ko kugeza ubu aka kanya kwa kane baje kuba bajya gusezerana n'uyu musore uba mu gihugu cya Australia, dore ko kugeza ubu aka kanya ari mu gihugu cya Dubai. Ni umwe mu bantu bazwi cyane, dore ko mu minsi yashize uyu Nyambo Jessica ari umwe mu bakobwa bazwi mu byerekeye na filime, yaje kuza kuba batangaza ko uyu musore yamwihebeye ari nabwo bateraga ivi. Abitwa ngo ni ba Titi Brown n'abandi basore bandi nk'undi musore wundi wo mu Burundi, bo bari mu bantu nyine yaje kuza kuba bakura mu murongo, dore nubwo byagaragara ko ari abantu bari bamaranye igihe cyangwa se bamuteretaga birangira baritse. Kugeza ubu aka kanya rero abantu benshi bakaba bavuga ati Nyambo ibintu bye bije kuba bigira vuba, dore ko ari umwe mu bakobwa bafashe iya mbere mu kuvuga ngo ibintu byabo bikozwe mu gihe gito. Icyumweru cyashize muri weekend baje kuza kuba amuterera ivi, none kugeza ubu aka kanya yumugaje ko yamusaba ko babana mu buryo bwemewe n'amategeko, aho bagiye kubana nk'umugabo n'umugore mu minsi iri imbere. Ubukwe nabwo bukaba burimbanije. Ni kimwe mu bintu kugeza aka kanya biri gukurikirwa cyane, dore ko uno mukobwa ari umwe mu bantu bakurikirwa n'abatari bakeya mu mbuga nkoranyambaga ndetse na filime akunda kugenda agaragaramo mu Rwanda.